hashize iminsi mike tubibonye ku bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa ariko nyuma yo kubibona ku babloga, abapromota ndetse n'aba-influencer, abenshi ntabwo bigeze babyizera. Ni inkuru zavugaga yuko uwo bita Aliel Ways ndetse n'uwo bita Babu bamaze gutabwa muri yombi. Gusa ariko kubera ko nta rwego runaka rwari rwabihamije cyangwa se bano bahanzi cyangwa se bamwe mu bakorana nabo ntago twari twakamenye yuko ari ukuri. Gusa ariko kugeza kuri uno munsi nagira mbibahamirize ndetse n'abaha ukuri kuzuye nuko umuvugizi wa polisi wa bita SP Rutikanga yemeje ko abahanzi uyu nguyu bita Barbara Honiteta wamamaye ku izina rya Babu ndetse na Aliel Ways bafunze nk'uko kimwe mu bitangazamakuru bikomeye hano mu gihugu cy'u Rwanda bita The New Time cyabitangaje ndetse cyamaze no kubyemeza. Gusa ariko hari byinshi byavuzwe, hari byinshi bazize. Ibyo byose ngira ngo tugarukeho umenye ukuri, umenye uti ese ikibazo cy'aba bakobwa babiri kiravaye kikajya ese bafashwe bari mu biki, ese byabereye. Ibyo byose ngira ngo tugarukeho muri kiganiro tugiye kubana mu minota mike. Icyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bigucika. Mwibutsa yuko ngi buri kumva kuri micro ni Flox umwana wo munara. Reka nk'ikaze muri uburyo ubundi nze turambura buri kimwe kijyanye n'aya makuru twamaze kubona. Muri Felician Auto Spare Part tubafitiye ibikoresho by'ubwoko bwose, cyane cyane ku modoka zizwi nka Hyundai cyangwa se imodoka z'amakia. Akarusho nuko kubadutumye ibikoresho mu gihe cy'ukwezi kumwe biba bigushyitseho, ndetse n'ababandi bagurisha cyangwa bakagura imodoka z'ubwoko bwose twabatekerejeho. Waba ufite ikibazo cy'BS, aho ntabwo nibagiwe kukubwira ko iyo uguze PS muri Felician Auto Spare Part tugufitiye igaraje ry'icyitegererezo ari ryo bita Two System Auto Korea Garage. Kandi akarusho iyo uguze PS tuguhereza garanti. Felician Auto Spare Part, igisubizo kuri mwebwe mufite imodoka zananiranye. Nkuko nari maze kubikunyuriramo muri make, aba n'abahanzi babiri bakomeje kuvugwa mu bitangazamakuru bitandukanye ndetse no ku mbuga nkoranyambaga dukoresha hano mu gihugu cy'u Rwanda. Benshi bari kubagarukaho babatuka cyangwa se babandika inkuru zitari nziza, abandi babakora poste zidasa neza habe na gake. Ni inkuru twabonye kuri ibyo bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ariko zari zimaze n'iminsi, kuko si ibintu byabaye no munsi cyangwa se mu ijoro ry'ejo, bimaze iminsi. Gusa ariko byari bigoye kubyizera, nta muntu urabikonfirma cyangwa se ngashyireho ukuri cyangwa se agira amakuru atanga. Benshi bari mu bantu bakuru bakinira hafi amakuru y'ibyamamare cyangwa se abahanzi muri rusange. Amwe mu makuru nanjye nkunda kuba mfite kenshi, buriya niyo mpamvu mukunda kumva inkuru nk'izi ngizi zikiri breaking. Rero amakuru yarahari yavugaga yuko bamaze gutabwa muri yombi. Gusa ariko icyari kitaramenyekana ni impamvu nyirizina yari yatumye aba bakobwa babiri batabwa muri yombi. Benshi bari batangiye kuvuga ibintu byinshi bitandukanye, bamwe bati n'ubutinganya, abandi ngo ni ibiki. Zari inkuru nyinshi cyane mu gihe twari tugitegereje igisubizo cya nyacyo cyangwa se ukuri kugendanye ni inkuru. Ibyo byose twarabibonye turabyihorera, bikomeza kugenda bizamuka cyane. Gusa ariko kuri uno munsi nibwo twaje kumenya ukuri kuzuye. Gusa ariko mbere yuko tubyinjiramo, ndagira ngo nkwibutse yuko uyu mukobwa bita Babu mu minsi yashize yaraherereye hariya mu karere ka Burera, aho yarari mu itorero ry'igihugu iringiri ryasuzurwe mu minsi yashize. Numwe mu bakobwa bari baryitabiriye avuga yuko ashaka no kujoininga igisirikare cy'u Rwanda. Na makuru twabonye numwe mu bakobwa cyangwa se numwe mu bantu benshi, harimo abari baturutse hanze mu bihugu byo hanze. Gusa ariko b'abanyarwanda, abana b'abanyarwanda n'abandi basoje n'abatoranyijwe mu turere dutandukanye b'intoranwa, bari bahuriye hariya aho bita Nkumba mu karere ka Burera. Rero no mukobwa bita Babu nawe yarari mu niho yarakubutse. Gusa ariko ku rundi ruhande ndakwibutsa yuko bita Aliel Ways cyangwa se Uwayezu nawe numwe mu bakobwa beza kugeza kuri no munsi mu gihugu cy'u Rwanda mu muziki, kuko yaramaze gusoza ibitaramo bya Iwacu na Muzika Festival. Yaramaze iminsi akora cyangwa se afatanya n'abandi bahanzi barimo Juno Kizigenza, barimo Bulldog, barimo Riderman, barimo Neri Ngabo ndetse n'abandi batandukanye. N'ibitaramo murabizi yuko byazengurutse igihugu cy'u Rwanda. Ejo ndi babisoreje mu karere ka Rubavu iwabo n'ubundi uyu mukobwa bita Aliel Ways. Gusa ariko n'umundi yaramaze iminsi asohoye album yise Here to Stay. Urumva ko ni bamwe mu bantu bari bameze neza. Gusa ariko amwe mu makuru nkura mu bantu ba hafi bivugwa yuko aba bakobwa n'undi communication bafitanye muri iyi minsi bendaga gushyira hanze indirimbo cyangwa se bendaga gusohora ikintu. Ubwo murabyumva abanzi babiri bahuriye cyangwa se bakagira uburyo bapanga ibintu. Urumva yuko amakuru aba hari iya nyayo ayizewe yo tuba tuyafite. Gusa ariko aba bakobwa ubwo bari hariya mu mujyi wa Kigali mu kabari kamwe nirinze gutangaza izina cyangwa se nirinze kuvuga izina ryako, nibwo baje guhura n'ibizazane, baza guhura n'ibibazo
niko kwisanga muri icyo kibazo. Gusa ariko hari kimwe mu bitangazamakuru cyanditse kiti umuvugizi wa polisi yahise Rutikanga yemeje ko abahanzi Barbara Honiteta wamamaye ku izina rya Babu ndetse na Ariel Ways bafunzwe nk'uko The New Times ibitangaza. Batawe muri yombi nyuma y'uko bafashwe barengeje amasaha yo kuba bari mu kabari, bapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge aho kuri ubu bacumbikiwe kuri sitasiyo ya polisi i Remera. Aya ni amakuru twamaze kubona ya nyayo yizewe yamaze kuba confirmed nk'uko nyaguhaye muri aka kanya. Abakobwa nk'uko ubyiyumviye bafashwe muri ako kabari kamwe hara mu mujyi wa Kigali barengeje amasaha. Murabizi yuko mu masaha nijoro ari amasaha ntarengwa utubari tuba tugomba gufunga. Murabizi yuko bayazamuye, hari igihe bigeze kubigeza saa sita z'ijoro gusa ariko barabizamura nyuma y'uko bafashwe. Murumva yuko mu masaha ya nijoro iyo ufashwe igikurikiraho ni ugupimwa kugira ngo barebe abatwara ibinyabiziga. Murabizi neza cyane iyo basanze watwaye cyangwa se utwaye nijoro akenshi ugatangirwa na polisi cyangwa se bakaguhagarika, bagomba kuguhuhishamo bakumva. Gusa ariko bano bakobwa bose inzoga babapimye gusa, baje kubapima basanga bakoresha ibiyobyabwenge. Benshi nakomeje kubona kuri za Instagram, TikTok ndetse na Facebook bapostinga byinshi bavuga bati ni ibintu by'ibitangaza, ni ibintu ndetse binababaje kubona umwana w'umukobwa ukoresha ikiyobyabwenge. Urumva ko abenshi bahise babyemeza avuga ati ubwo ni hagati y'urumogi cyangwa se kokayine, kuko nicyo kiyobyabwenge gikoreshwa cyane mu bajene cyangwa se bamwe mu bantu bakunze gufatwa dukunze kubona mu buzima bwacu bwa buri munsi. Uyu bita Ariel Ways we benshi bakomeje kwibaza bati ese ko Ariel Ways dusanzwe tuzi ko ari umwe mu bakobwa bafite indangagaciro twagendaga tubona binyuze mu bikorwa bye bya buri munsi, uburyo agirana communication n'abahanzi bakomeye cyane cyangwa se n'abantu bagaragara mu nzego za leta, ni umwe mu bakobwa bazi indangagaciro zo kuba umuhanzi kuko yabyize hara ku Nyundo. Murabizi neza cyane izo ni post cyangwa se ni zimwe mu nkuru twagiye tugarukaho mu bihe bitandukanye. Umukobwa yize umuziki kandi murabizi yuko hara ku Nyundo iyo bakwigisha umuziki ntabwo bakwigisha umuziki gusa, bakwigisha n'indangagaciro zigendana n'umuhanzi kugira ngo ubashe kuba successful cyangwa se ubashe kugera kure, ubashe kwigarura imitima ya benshi, ubashe no kubaka izina rikomeye muri ibyo bintu urimo. Benshi bakomeje kwibaza bati ese byaba ari ukuri baba barapimye umwe bagasanga ari ufite iryo koresha ry'ibiyobyabwenge deni bakabajyana bose cyangwa se ni bose? Gusa ariko amakuru ahari nuko polisi yamaze gutangaza yuko aba bose batawe muri yombi baherereye hariya kuri sitasiyo ya Remera akaba ariho bacumbikiwe. Amakuru rero akomeje kuboneka ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, mwakomeje kubona bavugamo iby'ubutinganyi, bavugamo ibyo kurwana. Ayo makuru ntago ari ukuri. Igihari nuko abangaba bapimwe basanga bakoresha ibiyobyabwenge gusa, ariko ushobora no kunyarukira mu ngingo zihana umuntu ukoresha ibiyobyabwenge. Murabizi ni ingingo ziba zikakaye cyangwa se ziba zikomeye ku rundi rwego, kuko iyo usanzwe ukoresha ibiyobyabwenge ni ikintu kiba gikomeye, ni ikintu kiba kidasa neza, ni ikintu gishobora kugushyira ahantu habi n'ibihano byabyo biba biremereye. Murabizi neza cyane. Igisigaye no kwibaza bati ese barashyikirizwa imbere y'ubushinjacyaha? Ese inyuma y'uko polisi bataye muri yombi haraza gukurikiraho iki? Ni kimwe mu bintu abantu bose bafite amatsiko, by'umwihariko abakunzi b'abahanzi yabo bita Ariel Ways cyangwa se bita Babu. Benshi nakomeje kubona bakora post bavuga bati dore na bagenzi babo tuzi bahorana nabo bapimwe basanga ari ibindi bintu. Ubwo nawe urahita ubumva neza cyane. Ubwo ni imwe mu nkuru zatunguye abantu benshi ku bitangazamakuru, ku mbuga nkoranyambaga. Uri kubona hacitse igikuba, umuntu wese uri kuyivugana agahinda gakomeye kubona ari abana b'abakobwa babiri. Twari dusanzwe tubibona kuri basaza babo, abahanzi b'abaraperi, abaririmba R&B gusa, ariko ari abahanzi. Nkeka yuko aba bakobwa ari bo mu muziki nge mbasha kuba nibuka babashije kuba bapimwa ibiyobyabwenge bagasanga babikoresha. Ni ikintu kitari cyiza, ni ikintu gikomeye, ni ikintu bigoye kukihanganira haba ku mukunzi cyangwa se umuntu ufasha bano bakobwa. Mbibutsa yuko uwo bita Ariel Ways mu minsi yashize twamugarutseho tuvuga yuko ari we ukorana na Universal Group hano mu gihugu cy'u Rwanda, imwe muri sosiyete zikomeye ku isi. Gusa ariko uyu mukobwa yasinyanye n'ikorera muri East Africa kugira ngo imufashe gukora ibihangano ndetse no kubicuruza. Mu minsi yashize murabizi yuko n'uwo bita Ish Kevin nawe yabashije gushyira umukono ku masezerano. Abantu benshi bakomeje kwibaza bati
ese ntabwo biri buze guhungabanya music yabo cyangwa se ibikorwa byabo bya buri munsi bakoraga? Benshi bati ese uno mukobwa bita Babo we wari uvuye hariya mu itorero ry'igihugu watojwe, wari umaze gufata indangagaciro zitandukanye, ibi ni ibiki? Benshi bahise bagaruka bavuga bati mu minsi yashize ko yatangaje yuko yifuza kujoininga igisirikare cy'u Rwanda. Ese ubwo umuntu ukoresha ibiyobyabwenge, umuntu ufite ibintu nk'ibyo, ubwo yari kuzabicikira he? Bwose ni zimwe mu nkuru ziri kugarukwaho cyane ku bitangazamakuru ndetse no ku mbuga nkoranyambaga. Gusa ariko nawe nkurikiranye muri akanya uza kumanuka muri commentaire umbwire se ku giti cyawe inkuru yakiriye ute? Ese wowe uri kubyumva? Utabana abakobwa babiri Ariel Weza ndetse no bita Babo, abantu wari usanzwe ubona kuba bakoresha ibiyobyabwenge ni ibintu bitoroshye. Gusa ariko kugeza kuri uno munsi ndakomeza nkurikirana n'amakuru, indi kizakurikiraho murabyumva. Ubwo bashobora kwita bafata dosiye yabo bakayishikiriza ubushinjacyaha kugira ngo bajye imbere y'amategeko baburane, bababere cyangwa se barekurwe. Nicyo gitegerejwe kugira ngo gikorwe. Ndagushimiye, twe turi kumwe muri aka kanya nk'ibisanzwe ni Philox Emi. Cyo ngusaba ni kimwe gusa no gukanda subscribe, ubundi biganiro nk'ingibi bijye bigucika. Nkwibutsa yuko inkuru ziryoye amatwi nk'izingize n'ahandi zisanga ni kuri YouTube channel yanyu ngi Philox TV Show. Gusa ariko ukeneye no kumenya izindi updates zitandukanye muri showbiz cyangwa se muri cinema no mu bindi bitandukanye by'imyidagaduro no mu gihugu cy'u Rwanda, nkurikirana kuri Facebook, Instagram cyangwa se TikTok, hose ni Philox Emi umwana w'umuntu. Ndagushimiye cyane, reka tuzahore mu kiganiro cy'ubutaha.